Umutwe wa gatandatu: urugamba rwanjye mu kubungabunga amahoro. Nahise ngirana umubano mwiza w'akazi n'abantu bari biyemeje by'ukuri guteza imbere amahoro kandi bafite ubumenyi bwimbitse ku miterere y'ibibazo by'u Rwanda. Bwamfashije cyane mu biganiro nagiranaga n'abanyapolitiki bo mu Rwanda. Mbisabwe na Boutros Ghali, nakoranaga bya hafi na ba ambasaderi bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bari bahagarariye ibihugu byabo i Kigali. Benshi muri bo bari barakurikiranye ibiganiro by'amahoro byabereye Arusha nk'indorerezi, kandi ibihugu byabo byari mu myanya y'abanyamuryango bahoraho b'akanama k'umutekano ka Loni. Twari tumenyereye guhura buri munsi, rimwe cyangwa kenshi, mu buryo butateguwe cyane, kugira ngo dusangire amakuru, tugenzure ukuri kw'ibivugwa, kandi dutekereze ku ngamba z'imikorere yo guteza imbere ibiganiro hagati y'Abanyarwanda no kugerageza koroshya ubukana bw'imyumvire y'impande zari zihanganye. Mbere yo gufata ibyemezo bikomeye byo gushyigikira gahunda y'amahoro, nahoraga mbagisha inama. Ndashimira cyane abo badiplomate ku bwitange bwabo no ku bwiza bw'inama bangiraga. Icyakora natewe agahinda no kubona bataragize ubushake buhagije bwo guhatira impande zari zihanganye mu Rwanda. Ubushake bwari bushingiye cyane cyane ku nkunga zinyuranye zaturukaga mu bihugu byabo, bwagombaga kugira uruhare mu kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Minisitiri w'Ingabo w'Ububiligi Léon Delacroix niwe wenyine wazamuye ijwi i Kigali, atangaza ko abanyapolitiki bo mu Rwanda bari bagiye kwishyura byihuse ikiguzi gikomeye kubera kwanga gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Mu nama nyinshi twagiranye mu kwezi kwa Werurwe umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, nateye ibuye mu gihuru ngo ndebe ikivumbukamo. Nsaba aba ambasaderi b'ibihugu byo mu burengerazuba kureka gukomeza kwiraza i Nyanza, bagafatira ikibazo umwanzuro, kuko bari babifitiye ubushobozi ndetse n'inshingano byo gusaba ko Abanyarwanda bashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Ako kanya icyumba cyose cyaracecetse mu buryo bugaragaza uburemere bw'ayo magambo. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubije ko adashobora kubikora kuko igihugu cye nta nyungu z'ingenzi gifite mu Rwanda. Ba ambasaderi b'Ubufaransa n'Ububiligi bo bavuze ko ijambo ryabo ku Banyarwanda ari rito, kuko bitashyigikiraga u Rwanda, uretse inkunga y'ubutabazi yari isigaye ari nk'ikimenyetso gusa. Ibi batangaje ko badafasha u Rwanda byanyomojwe n'ibyakorwaga. Ubufaransa n'Ububiligi bwakomeje gufasha ubutegetsi bwa Kigali mu bya gisirikare, ku buryo ubutumwa bw'ingabo zabo bwashoboraga kuburizamo imigambi y'abanyapolitiki batashakaga amasezerano ya Arusha. Dufashe nk'urugero, mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu no mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, inkunga Ububiligi bwahaga u Rwanda binyuze mu bufatanye bw'ibihugu byombi yabarirwa muri miliyari na miliyoni ijana z'amafaranga akoreshwa mu Bubiligi, naho ayanyuraga mu miryango itagengwa na leta yabarirwa muri miliyoni 447 z'amafaranga akoreshwa mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Aya si amafaranga makeya. Ibi wabisanga muri raporo ya Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi ku Rwanda, 1/611 kuri paji za 682 na 683. Byongeye kandi, ukugenda kwihuse kw'Ababiligi bava i Kigali guhera tariki ya 7 Mata umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kwarushijeho kongera ubwoba n'urujijo mu murwa mukuru. Abanyarwanda bari mu kaga, batereranywe n'inshuti zabo mu gihe aribwo bari bakeneye mu by'ukuri ubufasha bwabo. Intumwa idasanzwe y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika OUA hamwe n'abahagarariye inzego zihariye za Loni, PNUD, PAM, HCR, UNICEF n'izindi, bahoraga bageza kuri minwari amakuru yizewe kandi y'ingirakamaro. Abanyacyubahiro bakomeye bo muri Amerika, Uburayi no muri Afurika y'Uburasirazuba nabo bansangizaga amasesengura yabo mu bya politiki ku bibazo byari mu Rwanda, kugira ngo bifashe
mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha mu buryo bwumvikanyweho n'impande zose. Mu buryo nk'ubwo, abayobozi b'amadini, abasenyeri ba Kiliziya Gatolika, abapasiteri b'amatorero y'Abaporotesitanti n'abayobozi b'Abayisilamu nabo bahise banshyigikira mu buryo bushoboka bwose. Bangejejeho ibisubizo byubaka byafasha mu gukemura ikibazo cyo kugabanya imyanya y'abadepite n'abaminisitiri mu buryo buboneye cyari cyavutse mu mashyaka ya MRND na PL. Nyuma yo kumva inama zuzuye ubwenge zatanzwe n'abayobozi b'amashyirahamwe y'abakozi, abo mu bukungu, abanyeshuri ndetse n'abahagarariye imiryango itandukanye irengera uburenganzira bw'abaturage, nabonye ko igihe kigeze cyo guhuza impande zose zari zarashyize umukono ku masezerano ya Arusha kugira ngo tugere ku ntego eshatu: kongera kwemeza ku mugaragaro ko bose bashyigikiye gahunda y'amahoro, gusaba Abanyarwanda guhagarika ibikorwa byose by'urugomo no kwemeranya ku buryo bunoze bwo gushyiraho inzego z'inzibacyuho. Nyuma y'ibiganiro byimbitse nagiranye n'impande zitandukanye, twumvikanye ko hazaba inama yo gusuzuma uko ibintu bihagaze yagombaga kubera i Kinihira mu gace kagenzurwaga na Guverinoma y'u Rwanda ku itariki ya 10 Ukuboza mwaka w'1993. Uwo munsi nibwo hasohowe itangazo rikomeye ryasinyiwe imbere yanjye hagati ya Minisitiri w'Intebe akaba n'umukuru wa Guverinoma y'u Rwanda na Alex Kanyarengwe wari Perezida wa FPR, ari nabo bashyize umukono ku masezerano ya Arusha. Iryo tangazo ryagiraga riti: impande zombi, icya mbere, zishimiye iyoherezwa ry'ingabo za MINUAR mu Rwanda kandi zisezeranyije kuzakorana nazo mu buryo bwuzuye mu kuzuza ubutumwa bwazo nk'uko ziteganywa n'umwanzuro nimero 872/1993 w'akanama k'umutekano. Icya kabiri, zishimangiye ko ari ngombwa kandi byihutirwa kurema umwuka w'amahoro kugira ngo hashyirweho inzego z'inzibacyuho nk'uko ziteganywa n'amasezerano ya Arusha. Icya gatatu, zongeye kwemeza ubushake bwazo bwo kugira uruhare mu nzego z'inzibacyuho no gutangira gushyira mu bikorwa izindi ngingo z'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Icya kane, zongeye nanone kwiyemeza ko zizakora ibishoboka byose zifatanyije na MINUAR kugira ngo inzego z'inzibacyuho zizabe zashyizweho mbere y'itariki ya 31 Ukuboza mwaka w'1993. Icya gatanu, zigaragaje impungenge n'agahinda zatewe n'ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bimaze iminsi biba, zamaganye ku mugaragaro ababukoze kandi zisabye ko hubarizwa agaciro ka muntu, uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira bw'abanyagihugu bose n'abatuye u Rwanda. Zihamagariye Abanyarwanda bose gushyigikira gahunda y'amahoro no gufatanya na MINUAR mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Iri tangazo ryakiriwe neza cyane n'umuryango mpuzamahanga n'abaturage b'u Rwanda ndetse n'itangazamakuru yo mu gihugu n'iryo mu mahanga. Icyo gihe icyizere cyari rusange kuko nemeraga ko amaherezo Abanyarwanda bari bongeye gusubukura ibiganiro kandi ko bari bahuje icyerekezo n'intego yo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha uko yakabaye. Bashaka kandi gutangira gukemura ibibazo by'impunzi ndetse n'ibibazo byari bikomeje guca intege ishyaka riharanira ukwishyira ukizana PL n'irya MDR. Ariko rero General Dallaire ntiyakiriye neza intsinzi nari imaze kugeraho uwo munsi, maze mu buryo butunguranye aza guhagarika inama avuga ko kubera impamvu z'umutekano yagombaga gusubiza buri ruhande rwitabiriye iyo nama aho rwaturutse. Iyo mpamvu yatanze ntiyari ukuri. Iyi myitwarire idasanzwe yakomeje kwisubiramo inshuro nyinshi. Ku ruhande rwanjye niyumvishaga ko mu guhuriza hamwe Abanyarwanda mu nzego z'inzibacyuho bizatuma bagera ku bwiyunge bw'abanyagihugu bose mu bikorwa kandi buri munsi.
kandi bakazavumbura ko ibibazo byinshi by'igihugu cyabo bibahuza kurusha uko bibatandukanya. Ku ruhande rwayo, Minuar yagombaga gushyira imbere uwo mugambi kugeza ku itariki ya 30 Ukuboza mwaka w'1993 kugira ngo itegure neza uburyo bw'imikorere y'imbere kugira ngo ibashe kugira ubushobozi bwo gutera inkunga ifatika mu ishyirwa mu bikorwa ry'inzego ku itariki yumvikanyweho. Minuar yagombaga nanone kuroshya umugambi w'iterabwoba n'ibihuha by'urucantege byakomezaga gukorerwa mu mwijima bigamije kuburizamo amasezerano y'amahoro. Mbere yo gutekereza itariki yo gushyiraho inzego z'inzibacyuho, nagombaga ku ruhande rumwe kunoza uburyo bw'imikorere bwa Minuar, ku rundi ruhande nkagerageza guhosha ubugizi bwa nabi no guhamagarira urwango hagati y'amoko, ndetse nyuma nkafasha PL na MDR guhitamo bidasubirwaho abadepite babo n'abaminisitiri babo. Ku rwego rwa serivisi za Minuar, ni ngombwa kuvanaho ko muri raporo umunyamabanga mukuru wa Loni yashyikirije akanama k'umutekano ku itariki ya 24 Nzeri umwaka w'1993 yagereranyaga ko hari hakenewe abakozi bose hamwe 127 bagashakishwa ku isi hose, ni ukuvuga abayobozi 26 n'abandi 101 barimo abakozi bimuka n'abakora imirimo rusange, hamwe n'abakozi 68 bagomba guhabwa akazi mu banyagihugu. Ishakishwa ry'abakozi no kubashyira mu kazi byari igikorwa cy'imaturamugabo. Ubutumwa bwari bumaze gushingwa muri rusange ni bwari bufite uburyo bw'imiterere n'imikorere y'ubuyobozi n'imari yo kwifashishwa. Byose byagombaga kubakwa bushyashya. Abakozi bashatswe hakurikijwe imikorere isanzwe yo ku cyicaro cya Loni i New York boherejwe mu kazi ariko baseta ibirenge.